mbona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iby'ubuhuza bwa Thabo Mbeki itabikozwa. Ari byo Minisitiri ushinzwe kuvugira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko igihugu cye kitifuza ko wahoze ayobora Afurika y'Epfo Thabo Mbeki agira uruhare mu kuba umuhuza. Bakareba nyine aho kaga pande karwaye kaganjije umuti cyangwa aho umuti wakaganjije bakavuga ati ku ntera ya mbere twakoresha uyu nguyu kuri rya gisebe kubera ko mikorobe ziriho zariye umuti ntiwazirike. Uyu Thabo Mbeki yatumiyemo na Thomas Rubanga wo muri turi mu Bahema ubu yatumiye nawe arimo ubona ko yakoze ku mpande zose z'igihugu atumira no muri presidence aratumira ngo iyo umwe yitabiriye ubuhuza ubutumire we akicara mu ntebe izawe zicayemo busa urimo kugenda utsindwa. Yego ugenda niyo mpamvu zabana abantu bahanganye iteye kunharanira kugenda no matawati nubwo mwamubona nta mpamvu yo guhura ariko wenda ko siege yawe iba vide ugahakana ibintu kandi ukarenga ukajyayo M23 ugivuga ngo ntabwo nzajya doha ngo mutaduhaye imfungo ariko ngabagiye ngo n'abatekinisiye ngo n'abatekinisiye batari M23 se ko mwabivuze se mukigamba ariko mukajyayo Tshisekedi akongera ngo kizavugana n'aba bantu b'abateroriste Rwandaphone papetira buri kimwe cyose ariko akarenga itangazo rikajya kuri RTL ko mwahuye. Hari ibibazo byinshi muri Afrika kuri agenda agashyiraho Kongo azikiri hahandi nakubwiye hari gukorwa antibiogramme urumva ikibazo ya crisis yo muri Kongo si umwana yayiteguriye bishi arayimenyesha government kwa yemejeje government ya Ramaphosa nuko izabera ku butaka bwa Afrika y'Epfo. Kandi ibyo bizasaba kurya umutima amenyo kwa guverinoma atayoboye ya South Africa yemere kwakira abantu bitwa abateroriste n'igihugu cy'inshuti yabo aricyo Kongo yemere kwakira abantu barimo konenanga n'abakabira n'abandi bose bivugwa ko abasirikare babo bashobora ko barasha abasirikare ba Afrika y'Epfo kubera iki subundi abantu bahigwa na leta yabo iri muri SADC ya Afrika y'Epfo bo batinyuka bakagenda kandi bakagaruka bari intagita nta kintu bakozeho. Kinshasa hashobora kuba harimo ikintu cyo gushaka kugenda Thabo Mbeki gukonda cyane cyane amashami ugenda yakata ku giti agenda akonora amashami yomeka kuri M23 nk'uwo Vitali Kamere kuba yakwitabira inama irimo bakonenanga bikamuteza icyuho hagati na Tshisekedi bikagenda bikonda amashami ya Tshisekedi yari yishingikirijeho nawe akagenda ahinduka nk'umuntu hagati k'inkokore no gutestinga umuti nanone ukuntu ibibazo muri Kongo byakemuka kuko n'ubundi buryo ugiye doha ujyanye M23 gusa usize Rubanga ntacyo wageraho ruse M23 mu kibazo na leta Rubanga kirwana mu Bahema byabikemuye ikibazo muri Kongo uzanye Kabila ariko bibaze umujyi urimo Kabila igihugu kirimo Kabila kikabamo Katumbi kikabamo konenanga ngo muri inshuti urumva Karegera nawe arimo tubwira muri televiziyo nawe kagira amagambo uyoberwa hayakura arimo avuga ati umugore we yahukanya akawukira ku nshuti yawe akawukanira ku inshuti yawe urumva atana bikubwiye n'iki byose atuguye abakiri inshuti yawe tayo kwitegeka ejo bundi bapasingishije police urumva police ariko nari ngiye kuvuga ijambo ritarigize noneho umva afeza ziba termine izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Tuzacu turabasuje amerere mu mpande zose z'isi mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi no kuri turashimiye cyane muri abingenzi ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News ndetse nzi neza ko benshi muri bubikore n'abatubuze turi hano niho twibereye ndikwene Marshal no umuntu wacu no umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo byo Marshal bite ni byiza Sandrine amahoro nta mahoro y'abanyabyaha neko witeka avuga ariko amana ni amahoro y'abanyabyaha uranyumije icyo kora uri mu bantu bavuga izina ryanjye neza unyita Sandrine nyine urari prononce bien noneho iyo mvuze izina ryawe neza uba wumva ari sawa
si we gusa n'undi we undi urivuga neza nyine umuntu wese uzi ko avuga izina apana ngo Sandrine. ko abantu benshi bitwa Sandrine bakunda kuba bitwa Uwase urumva ngo n'abakobwa ba papa ntabwo nzi irindi zina ariko njye nitwa Uwizeye. Uwizeye Yego Uwizeye Sandrine njye ndizera cyane. Uwizeye ni ibyawe se kandi ry'umubyeyi wari kwise ibyo ngibyo byari bikubogamiye ariko ryaranampamye. Wavuga utya ko ntabwo yari azi kuzanizera ahubwo niwe wari wizeye bimugaragarira bivugira muri wowe. Burya mu kwita amazina ababyeyi nyine baba bivuga ugasanga ashaka bifasha umwana niyo mpamvu niyise Marishal. Mushite n'ujya uvuga ngo izabwagora imisega ryubona kare igo oya ntabwo byaba bimeze gutyo turi mu kiganiro cya diplomasi nawe uramenya nyine uzagira iki izabwagora imisega bibona kare n'uzaba umugabo mubona kare ntabwo byumva. oya ntabwo mbyumva. Iyo ubyaye umwana hari ukuntu ubona akana ukabona ari akana kazaba akantu nyine gakomeye amashagaga gafite ubwitonzi iki hari n'undi ubyara ukaba ati yewe izabwagura imisega nyibona kare wa mugani ukabyitirira umwana se ugira ngo oya nyine uhita ubona ko nyine nta kizavamo. nese nko kutagira ukwizera kwinshi kandi witwa Uwizeye byumva atari ikibazo. Shange ndizera amashana turaziranye iyo nza kuba nizera ntabwo nari no kuba ndi kuri Gasaro News. Ntabwo byaturutse mu kwizera kwawe. Byaturutse kuri ndi nese iyo nizera ntabwo nari kuyikora. Nese Uwizeye abasubscribers nibo bizeye ntukababwira ngo babikore. Nizeye umva none se ugira ngo babikora kuko nabibabwiye cyangwa babikora kuko bankunda. Baragukunda reka bavuga kwizera Imana ntabwo ari kwizera ibintu byo mwisi. Oya nibyisi tugomba kugira Marshal uzi ngerayo twicaranye hano tutizeranye nta kintu twaba turi gukora. Genda kwizera ariko we ntunyizera. Kubera iki se? Turaziranye. Sandrine nta kwizera agira. Kuki uzasimwizera se? Kwizera bifatika. Oya se umustar ufite audience. Yewe nakwemera ko ufite kwizera. Uri nk'umuntu wivirera harantu bita zango Nyarupfubire, Nyarubuye, Nyarushishi, Nyaruki, Nyaruguru, Nyarunyaro. Uri umuntu waho ngaho. None ubukwizera ukaza ugahita ufungura Gasaro News abantu bakayifollowinga mu kwizera. Yego. Ariko wowe wubatse izina ufite iki n'iki igiti se gifite imizi kujyaho amashami cyangwa kukibangurira ibyo bita greffage hari birenze. Aha bisaba kwizera kwanza ugira ukwizera. None mbikubwire ku mugaragaro. Yego. Uburi kuri Mars. Uburi kuri Jupiter. Uburi kuri ine hose. Aho kwizera ukawukongera. Iyi Gasaro TV urumva ivemo n'amateleviziyo ivemo radio Gasaro radio Gasaro ni News FM. Petit à petit loiseau fait son nid. None subaka kanya ku myaka yanjye ngiuke mpita mvuga ngo ndikuririra uruganda rwitwa Gasaro. None se Elon Musk yatuze amafaranga ku myaka mike iyo ufite cyangwa se nantuze n'abandi bantu ba Jennifer Lopez n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Gira bwangu wizere tuzamuke ntabwo oya tuzazamuka. Sibyo ndagifite cyane cyane ko nkunda radio uzashinga radio buriya radio nisi ikintu bita radio byose bizagirwamo uruhare nyine nuko Imana izadushoboza. Reka uzagukope kuntuze nibura agace k'akabuto ka Snap mu kwizera agace k'akabuto ka Snap nzakagukope nyine ubihuza nuko ufite urumva none be synergy y'ukwizera uri ikintu kivamo ni ikintu gikomeye cyangwa se abantu babyumva badukurikiye sibyo batujudging. Sandrine nanjye sinkunda umuntu unyita Nsengiyumva kuko mu cyaro niko mpamagara nagiye kwivuka agomba avuga Nsengiyumva kuko no gusenga ntago ari gusengya unyita Nsengiyumva gute kandi Nsengiyumva prononciation y'amazina rero igishimisha abantu. Yego. Ariko leta yatanze n'uburenganzira umuntu wumva afite izina ridavugitse neza yagenda akarihinduza agasanga itangazo kuri Gasaro News ubundi akagenda akarihinduza kugira ngo iprononce neza. Ya twikomereze mu makuru bwana Nsengiyumva. Nsengiyumva. Yego. Nabonye rero Thabo Mbeki yafashe task ikomeye. Ariko mu mwanya muto nta gihe giciyemo cyangwa se amasaha menshi cyane aciyeho mbona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iby'ubuhuza bwa Thabo Mbeki itabikozwa.
ari byo minisitiri ushinzwe kuvugira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko igihugu cye kitifuza ko wahoze ayobora Afurika y'Epfo Thabo Mbeki agira uruhare mu kuba umuhuza. yego ibyo ndabyumva ariko yona mu bwato niwe wari ufite influence ku bwato cyangwa ubwato bwari bufite influence. ndakubaza uransubiza gisubye muzamo. Ubwato bwari bufite influence. Ntabwo yari afite influence ku bwato. Hari ikintu bita the new world order cyangwa la nouvelle ordre mondiale. Ni hari ibigaragara, hari ibiri virtuel, hari ibiri psychologique, hari ibiri morale. Donc ni itsinda agatsiko ubuzima entité igena uko ibintu bigenda ku isi. Byahinduka bijya mu bwiza, byahinduka bijya mu bubi, byagira gute n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Ugiye ureba ukuntu byubatse, ndaza kubisobanuraho gatoya. Yego. Kubifatika n'ibidafatika usanga hari naho nation igihugu runaka gihinduka nk'agashisha imbere y'inzovu. Yego. Imbere y'ibyo bihanganye ku isi bigenda uko ibintu bigenda ku isi. Kabone n'ubwo cyabari igihugu gikomeye. Tuvugisha ukuri ukimara kubona Prime Minister Keir Starmer w'Ubwongereza, ukabona Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ukabona uyu wo mu Budage n'abandi baperezida bagiye gusura no kureba Trump muri Washington, ugatekereza ubuhanganye bw'ibyo bihugu bisanzwe mu buhanganye bwabyo, Abongereza bafaza buri wese, ukabona ko bagira umuntu reka dukoresha imvugo yihuse kuri social media, ko nabo bagira umuntu bagera imbere bagapfukama. Yego. Uhita utekereza kabiri ukavuga ngo kumbe bujya n'Ubwongereza hari aho bugira bukaba nafinga imbere y'abantu. Yego. Siko bimeze. Ako no gakira n'urugero ushaka gutanga. So niba n'Ubufaransa hari aho bugira bukajya bwijujuta. Bwikijujuta ibyo butagira icyo bukoraho. Yego. Ubwo nicyo nashaka kwereka ko n'igihugu runaka dushyize muri ibyo bikomeye, twagaruka kuri Kongo itanakomeye, urumva? Yego. Igihugu kiri aho ngaho gusa mu bihugu bya Afurika nk'uko n'ibindi bihugu bimeze, kandi kavuga uti uwitwa umuvugizi wabyo. Ubwo tuvuye no kubona perezida agira icyo avuga, tuvuye ko kiri uwitwa umuvugizi wacyo yagavugira igihugu cya miliyoni 100 z'abantu, cyangwa se nta nubwo ari 100 zose, kubera ko nabiyonkoye kuri icyo gihugu bashwara baba barimo, ngira ngo ntago umuvugizi wabo ntago ziba zikiri 100 zose. Ndakubwira ngo nta kintu Patrick Muyaya n'igihugu cye bakora ku cyo la nouvelle ordre mondiale ishobora gutekereza gukora. Yatanga ibitekerezo bye, kandi ibyo bitekerezo niyo bije biri negative. Yego. Kuko biba bicalenginga ibyo the new world order ishaka. Bayibona nk'ibintu biri positive, kubera ko bo ibyo bapanze gukora iyo bumvise uri contre nabyo cyatekereza, babona ko bamupangira iki, babona ko bamupangira ibindi bisumbyeho. Hari ikintu bita antibiogramme. Antibiogramme ni system ikoreshwa mu buvuzi bukoresha icyo bita antibiotique. No kuvuga ngo ushobora kugira nk'ahantu hari nk'akantu k'agasebe kanze gukira. Yego. Uzi ukuntu bakora ibyo bintu bya antibiogramme? Ngira ngo bafata agapande kahahandi hari indwara. Yego. Bagakora plantation. Bagafata udupande 10, bagashyiraho antibiotique 10, amoko 10. Noneho bakareba kugira ngo bamenye umuti wakuvura ukavura wariwo, bakareba nyine aho kagapande karwaye kaganjije umuti cyangwa aho umuti wakaganjije. Bakavuga ati ku ntera ya mbere twakoresha uyu nguyu kuri rya gisebe, kubera ko mikrobe ziriho zariye umuti ntiwazirya. Kugira ngo tusobanura nubwo bifite ntuze metode ndende bikurikiza, ariko ni muri iyo sanse. Hari n'igihe igishaka gukorwa muri Kongo na new world order, abo ibyo bihanganye byo ku isi bazana ishu nk'iya Thabo Mbeki, urumva? Bakazana ishu nk'iya Doha, bakazana ishu nk'iya Washington tuzi, bakazanamo SADC na EAC, ndetse bakanazanamo abasenyeri, bakazanamo abatari abasenyeri, yewe buriya bazazanamo n'abakimbanguiste b'abapfumu bo muri Kongo. Noneho urumva ils vont étaler, bagiye gukora étalage, sibyo? Yaza sampling. Sampling imwe ni ikibazo kiri muri Kongo, haba muri Eastern DRC, haba no muri Kongo by'umwihariko muri rusange, kuko Kongo yose hatari ibibazo. Mabondo zirarwana hafi ya Kinshasa, abo muri Katanga bashaka kwigenga, umva bafite reflex nabo, abo muri Eastern DRC bafite ibyo utamenya ngo ni bicyuretse gusa ikibazo cy'impunzi gira, ariko harimo n'ibindi ibyo bavuga n'ibitavugwa muri turi, kuko
uyu Thabo Mbeki yatumiyemo na Thomas Rubanga wo muri turi mu bahema uwo yatumiye nawe arimo ubibona ko yakoze ku mpande zose z'igihugu atumira no muri presidence aratumira iyo ni sampling y'ibintu bita DRC ariko no nka new order igiye kubigeza gute igiye gufatana no za antibiotique irebe ishobora gukora kandi bikorera icyarimwe nabyo kwibaza ngo ko abantu bari Doha barajya Johannesburg gukora iki igenda iminjiraho urumva yego nimara kuminjiraho Patrick Muyaya atangire kuza nabangiye muri chimie na biologie nyinshi byo bita phagocytose yego aze gufata ya nama ipfusha ubusa cyangwa se imugarane yego hari twemo tuganira kuri radio mu kanya atubwira ukuntu ngo muri diplomasi iyi ngiyi ihuza abantu bafitanye amakimbirane nk'ikintu bita siège vide ngari ikintu kiba gikomeye cyane no kuvuga ngo mbatumye muri abantu batanu ku ruhande n'abandi batanu ku rundi ruhande yego burya ngo iyo umwe yitabiriye ubuhuza ubutumire we akicara mu ntebe izawe zicayemo busa urimo kugenda utsindwa yego ugenda niyo mpamvu zabana abantu bahanganye iteka kunharanira kugenda no matawate nubwo mwamubona nta mpamvu yo guhura ariko wenda ko siège yawe iba vide kuko uko byagenda kose buriya Sandri uhuye n'umuntu ukamutera urushye akagutera ikofe ariko ukamurusha intambwe ukamutaga kuri brigade kumurega kuri RIB aza yisobanura nk'uwarwanya kandi rero warumukubise kuko yitwa umuregwa wowe ukitwa urega yego turimo kujyana already wamushyize muri position de faiblesse Muyaya yavuga kuriya rero ariko by'ukuri yani order irimo igenzura ko muri Republika Demokarasi ya Kongo harimo abantu batajya bumva ibintu cyangwa se bafunze umutwe yego cyangwa se bakanakunaniza mu mutwe kuko bateguye ibintu bidahwitse kugira ngo ariko nawe bitambukamo nubwo bidahwitse uko byitwara wanze kujyayo ugiyeyo se bitwaye ikizi wagiye se ukabyica wanagiye ariko sinzajyayo sizagera gute patata cyangwa anytime ugahakana ibintu kandi ukarenga ukajyayo M23 uvuga ngo ntabwo nzajya Doha no mutaduhaye imfungo ariko ngabagiye ngo n'abatekinisiye ngo n'abatekinisiye batari M23 se ko mwabivuze se mukigamba ariko mukajyayo Chisekedi akongera ngo kizavugana n'aba bantu b'abateroriste Rwandaphone papetira buri kimwe cyose ariko akarenga itangazo rikajya kuri RTL ko mwahuye radio televiziyo nationale y'igihugu so gendekereza ko ibi byose uko ntekereza na opinion yanjye harimo byo gutestinga imitwe y'abakongomani ngo barebe Christ barebe kuba readiness yabo itume nubafasha agira ikintu aheraho kutajya Johannesburg kuri side ya bari muri guverinoma ubwo wenda ni Vital Kamerhe uri mu nteko ishinga amategeko patro wayo ubwo wenda ni uriya mu njyanama wa president Tshisekedi muri presidence Patrick Muyaya avuga ko atajyayo wenda se na Fayulu bafite kumwongora bati ntuzajye muri biriya yego cyangwa se ko na M23 yabideklina ntigeyo ibyo byose bishobora gutuma harababona ko hahandi antibiotique bayishize wowe ubaye phagocyté kuko imyanya yawe irimo busa mutanditswe abandi bazagenda sibyo so rero icyo naketse mu buryo buri in global ntabwo Thabo Mbeki yitekereje biriya gusa ngo yicare ngo Thabo Mbeki Foundation ngitekereze ibyo ngibyo gusa evidama inama bizaberamo isanzwe n'ubundi ivuga ku mutekano n'amahoro muri Afrika donc ni session ni programme asanganywe ariko nubwo yisanganywe kuba hari ibibazo byinshi muri Afrika kuri agenda agashyiraho Kongo azikiri hahandi nakubwiye hari gukorwa antibiogramme urumva ikibazo ya crisis yo muri Kongo si umwana yayiteguriye bishi arayimenyesha government yayimenyesha government ya Ramaphosa nuko izabera ku butaka bwa Afrika y'Epfo kandi ibyo bizasaba kurya umutima amenyo kwa guverinoma atayoboye ya South Africa yemere kwakira abantu bitwa abateroriste n'igihugu cy'inshuti yabo aricyo Kongo yemere kwakira abantu barimo konenanga n'abakabira n'abandi bose bivugwa ko abasirikare babo bashobora ko ari barasha abasirikare b'Afrika y'Epfo muri SADC ntago ari bashobora uwaguye hariya wese ashinjwe mu Ventura FC iyoborwa nanga urumva ukurya umutima amenyo kwa South Africa urumva n'icyizere kivuga ngo uriya muntu ko afite foundation abantu baba ko yigenga aratwizeza iki niba atari buze inzego za migration zigata muri yombi abazikabajyana Kinshasa erega tuje dutekereza kabiri kuki se bitaba umutego wo gufata abo Kinshasa yabuze yego iyo umusesenguzi utekereza ibintu byose bitabaye umutego nanone rero kubera iki subundi abantu bahigwa na leta yabo iri muri SADC ya Afrika y'Epfo bo batinyuka bakagenda kandi bakagaruka bari intagita nta kintu bakozeho urumva yego so ibyo byose no kuvuga ngo no gucanga ikarita ushobora gukomeza mu 23 leta ishobora kutajyayo igasigara ari bihwehwe
urumva bashobora kujyayo bakabata muri yombi ariko ahantu nko gutega akamashu imbeba ngo igende igakurikiye bahite muri yombi urumva bashobora bakicirwa mu mahoteli urumva ni ibintu abantu basaba gutekerezaho kabiri kimwe nuko nubwo hatatumiwemo Kinshasa hashobora kuba harimo ikintu cyo gushaka kugenda Thabo Mbeki gukonda icyerekezo amashami ugenda uyakata ku giti agenda akonora amashami yomeka kuri M23 nk'uwo Vital Kamerhe kuba yakwitabira inama irimo bakonenanga bikamuteza icyuho hagati na Tshisekedi bikagenda bikonda amashami ya Tshisekedi yari yishingikirijeho nawe akagenda ahinduka nk'umuntu hagati k'inkokore byose birashoboka ibintu biri imitego myinshi ni kiyasi cyuko Patrick Moya yagira ukuntu abyiga akabona benefits zirimo akanga kujyayo ni kiyasi cyuko M23 yabyiga akavuga ati muzagene ntaho tuzaza urumva ariko tuturo façon kuba hariho initiatives nyinshi zisa niyo antibiogramme natangagaho urugero barimo kureba umuti wakora ariko hagati aho ngaho iki shaka kuba igishakirwa kuba eradicated kikavanwaho ni ikibazo kiri muri Kongo ntabwo nzi rero ugahasigaye abandi basesenguzi bajya dufasha ninde benefitinga ni inama ninde wari urwara Thabo Mbeki tumira aba bantu ninde urimo kuba tested urimo gutestinga kuko niba ari inama ivuga ngo ntago ifatirwamo conclusion ziri administrative ni inama ngenga bitekerezo inama mpana bitekerezo ndetse bakanavuga ko ari inama igamije kwerekana ko rukokoma national dialogue ishoboka kubera ko Fayulu yaje abapasenyeri bose baraza M23 iraza kuki bishobokera wa Johannesburg mukabona no mutabyimburira handi bire effective ko hano byakuze barebanye maso bigakunda akaba ari cyo uriko nako gishobora kuzabere nk'umutego gishobora kuba cyaba oya no gutestinga umuti nanone ukuntu ibibazo biri muri Kongo byakemuka kuko n'ubundi buryo ugiye Doha ujyanye M23 gusa usize Rubanga ntacyo wageraho uruse M23 mu kibazo na leta Rubanga kirwana mu bahema byabikemuye ikibazo muri Kongo nuse mugiye mugasiga kana byabikemuye ikibazo Thabo Mbeki yatumiye Fayulu urumva atumira abasenyeri atumira M23 atumira civil society muri rusange atumira na leta atumira inteko ishinga amategeko itumira inteko ishinga amategeko na boss wayo utumiye abaturage bose uko nibiserukira yego icyo navugaga nuko testinga kureba ngo national dialogue ari nayo basenyeri basaba rukokoma muri Kongo nanone yakunda irashoboka bashobora kwicarana bakarana mu maso Fayulu ya maso nanga wamwibiye amajwi na Kabila yakujya kure amaso Kamerhe yakujya gutana gutya noneho reka ubwo ino sampling ikunze muri Johannesburg reka yimukira handi noneho ari ibintu bifite imbaraga kuko hano byakunze gusa nyine izo possibilities zose nazivuze iyo ya kabiri niyo Thabo Mbeki Foundation itangaza umuvugizi wayo coordinateur wayo ariko ntabwo wenda ariko kuri kuko ibyo tubwira ariko kuri biriya navuze mbere byose birashoboka gutama wakajwe Tshisekedi bakamugaragaza nk'umuntu udashobotse gutama yombe M23 bakacakiramo babiri gutestinga niba ibiganiro bihuza abakongomani bishoboka kuko abo bantu bahuye kandi bafite divergence zitandukanye ariko ubutaha tuzanavuga ko ari ukongera credibility M23 kuko umuntu nka Kabila urimo gukatirwa ubwo gupfa urumva nanga warukatiwe kera bakaba bakidegembya mu ndege mu kirere n'amambasade na za Kina za visa zibageraho ariko shabikubiye kenshi ko Tshisekedi bari gena cibwa amazi n'Sud Africa y'epfo ugeze kumuha n'ingabo muri abajama muri inshuti urumva urimo gutumira abantu arimo gukatira imanza hari no wabwiye ati na amafozo manza atangiye guhinduka kuko inama ntabwo yaterana amafozo nta kintu ayiziho ari uramuswa none se Kongo urabizi hari ambasaderi wa Nigeria umusirikare wo muri Nigeria waje mu Rwanda ngirango bahita basamoninga ambasaderi wa Nigeria urumva kakabaye kose Kongo ititera hejuru utekereza ko Thabo Mbeki ibyo byaba tabizi kandi bizagira ingaruka kuri diplomasi y'igihugu cye na Kongo uzanye Kabila ariko bibaze umujyi urimo Kabila igihugu kirimo Kabila kikabamo Katumbi kikabamo Corneille nanga ngo muri inshuti urumva Karegena arimo tubwira muri televiziyo nawe kagira amagambo uyoberwa hayakura arimo avuga ati umugore we yahukanya akawukira ku nshuti yawe akawukanira ku inshuti yawe urumva atana bikubwiye n'iki byose atuguye abakiri inshuti yawe mukananirana ukabona niba umwakiriye niwe ugize gute muri make kandi mu buryo butubaka afite iwabo ati byabateza amakimbirane umucumbikiye da niba nta mu Miss Kotinze kandi usanga uzi kanamutereta urumva biba ari ibibazo
Tshisekedi bazamurangiza nsozeze kuri akaruga kurikira yego Tabombeke uriya mugabo uyu n'amagambo ye nari amafoza aza mu Rwanda barazanye urumva yego SABC South Africa Broadcasting imuha n'ibiganiro uriya mugabo ashobora kuba arimo asoma ikarita yego sibyo yego akavuga ati ubundi nakabaye mpamagara abantu muri Eastern DRC nzira ikibazo cyabo ariko ncanga ikarita ntumene n'abakinsha siko batazaza dutangiye tubitegera amatwi mu minsi iri imbere bazavamo entité yo kudisikasinga no kuganira nabo bazavamo abagabo bakomeye bakabona bakasanga ikibuga kirimo kwicurika kwizinyeshyamba byanze bikunze zizavamo regime kandi zabana n'ibihugu Tabombeke akaba arimo aharurira amayira igihugu kiwe nka ancien président erega buri ibihugu bishobora kwishimira kuvuga ngo nakisha zizagume kwiri bano ko bazahinduka no bagume ko bari ariko tuzabane na bombi double standard bya bintu bya Museveni yego bashobora kuvuga bati izi nyeshyamba kandi nkubwiza ukuri ya Sandrine aho nicaye hanga izi nyeshyamba zizavamo leta yaba leta igera Kinshasa ibyo bikubiye gake yaba leta yo kwitegeka ejo bundi bapasingishije police urumva yego police ariko nari ngiye kuvuga ijambo ritari rigize noneho sha umva afeza ziba termine katikomereza hari aho nzabivugira ntazateza akaga hano izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.